ngiye kubaha ikaze kandi kuri YouTube channel yacu. Mu isomo rero twarebeye hamwe uburyo ushobora gutega taxi waba uri muyitumiza kuri telefone cyangwa se waba uri muyitega ku muhanda. Twarebeye hamwe uburyo ushobora kwitwara. Muri rino somo ryacu ry'uyu munsi rero tugiye kurebera hamwe icyitwa Zeitadverbien. Zeitadverbien. Lektion 57. Lektion 57. Zeitadverbien. Zeitadverbien. Nicyo twita mu Cyongereza Adverbs of time cyangwa se ingera z'igihe mu Kinyarwanda. Ibyo tugiye kurebera hamwe. Tugiye kubanza turebera hamwe zino ngero. Arbeitet sonntags. Akora buri cyumweru. Cyangwa se heute möchte ich Tee trinken. Uyu munsi ndifuza kunywa icyayi. Manchmal habe ich Kopfschmerzen. Rimwe na rimwe ndwara umutwe cyangwa ndibwa umutwe. No kuvuga ngo rero Zeitadverbien beantworten 3 Fragen. Zeitadverbien beantworten 3 Fragen. No kuvuga ngo ingera z'igihe zisubiza ibibazo bitatu. Wann byari, wie lange, kuvuga ngo byamaze igihe kingana iki, cyangwa wie oft. Wie oft ni kuvuga inshuro zingahe. Wann byari, wie lange igihe kingana gute, cyangwa se wie oft inshuro zingahe. Yego, turebere hamwe duhere kuri wann byari. Anga tugira Wochentag. Wochentag ni iminsi y'icyumweru. Tugagira na Tageszeiten. Tageszeiten ni ibihe by'umunsi noneho. Duhere kuri Wochentag, iminsi y'icyumweru. Montags, buri wa mbere. Dienstags, buri wa kabiri. Mittwochs, buri wa gatatu. Donnerstags, buri wa kane. Freitags, buri wa gatanu. Samstags, buri wa gatandatu. Sonntags, buri ku cyumweru. Yego, ni ukuvuga ngo muri kubona aka kajambo kano ka alphabe ka S kari kugenda kiyongeraho. Niko kagaragaza ko iyo ngiyo itakiri noun ahubwo yabaye adverb. Kagaragaza ko bitakiri ijambo ahubwo byabaye ingera. Yego, tuze noneho kuri Tageszeiten, ibihe by'umunsi. Morgens, buri gitondo. Vormittags, mbere ya saa sita. Morgens, buri gitondo. Vormittags, mbere ya saa sita. Mittags, saa sita. Nachmittags, nyuma ya saa sita. Abends, nimugoroba. Nachts, nijoro. Yego, turabera hano urugero. Montags beginnt der Unterricht 8 Uhr. Ahangaha ari kuvuga ngo buri wa mbere. Buri wa mbere ishuri ritangira saa 2. Ni ukuvuga ngo aha bitandukanye nuko wavuga ngo ku wa mbere ishuri rizatangira saa 2. Biratandukanye. Ni ukuvuga ngo ibi ni ibintu bihoraho. Montags, buri wa mbere ishuri ritangira saa 2. Wasanga indi minsi wenda ritangira saa 3 cyangwa saa 4, ariko montags, buri wa mbere ishuri ritangira saa 2. Cyangwa se abends gehen wir alle spazieren. Ni nko kuvuga ngo buri nimugoroba twese tujya gukora siporo yo kugenda. Spazieren ni gukora siporo yo kugenda n'amaguru ariko mutirukanka, mugenda bisanzwe ariko muri siporo. Yego, abends gehen wir alle spazieren. Buri nimugoroba twese tujya muri siporo. Ni ukuvuga ngo ni ibintu bihoraho. Ibi ni ibintu bihoraho. Yego, none tuze muri Vergangenheit. Vergangenheit cyangwa Vergangenheit.
Vergangenheit, kuvuga ngo ni igihe cyashize. Ushobora kuvuga vorgestern ni umunsi wabanjirije ejo hashize. Yego, ubwo ni nko kuvuga mu minsi 2 ishize. Gestern ni ejo hashize. Früher mu kanya kashize cyangwa mbere. Ushobora kuvuga mu kanya kashize cyangwa mbere. Hakaza damals icyo gihe, damals icyo gihe. Hakaza noneho Gegenwart icyo twita preza cyangwa se indage uyu munsi turimo. Heute uyu munsi. Jetzt cyangwa nun nabyo ni nonaha. Gerade nayo byo ni nonaha mu Kinyarwanda. Sofort aka kanya nabyo ni nonaha n'ubundi. Yego, cyangwa heutzutage nowadays muri iyi minsi. Heutzutage muri iyi minsi. Nukuvuga ngo izi ni ingera z'igihe dushobora gukoresha tuvuga ejo hashize cyangwa mu gihe turimo. Noneho turebe no mu gihe kizaza. Morgen ejo. Übermorgen ni umunsi uzakurikira uw'ejo hazaza. Ni ukuvuga ngo mu minsi 2 iri imbere. Übermorgen. Bald vubaha. Soon vubaha. Soon cyangwa später nyuma. Ahazaza nabyo ibigaragaza ahazaza ni nyuma. Mani magambo, izi zose ni Zeitadverbien ariko zikoreshwa mu bihe bitandukanye. Ushobora kuvuga mu gihe cyashize, mu gihe turimo uyu munsi no mu gihe kizaza. Yego, turebere hamwe sasa. Hari akantu nshaka kuba kagatipu. Igihe cyose adverb yatangiye interuro hahita hakurikiraho inshinga itondaguye, hanyuma hakajya hazaho subject. Ibyo bintu muri kubyumva? Okay, turebe ahangaha. Gestern hat es bei uns geregnet. Ejo iwacu imvura yaraguye. No kuvuga ngo murabona gestern niyo yabanje. Hahise hakurikiraho inshinga itondaguye. Hanyuma hajya hakurikiraho subject ariyo s. No kuvuga ngo rero igihe cyose interuro yatangijwe na adverb. Yego, igihe cyose interuro yatangijwe na adverbien, icyo gihe hahita hakurikiraho inshinga, hanyuma inshinga ijya hakurikirwa na ruhamwa. Früher habe ich keine Fleisch gegessen. Früher habe ich kein Fleisch gegessen. Mbere sinaryaga inyama. Naha muri kubibona hahise hakurikiraho habe, hanyuma ishi ijya yabona kuzaho. Ntabwo uvuga ngo früher ich habe keine Fleisch gegessen. Oya, uba gutyo mu buryo bw'ikibonezamvugo cyangwa buri gramatike uba wabyisha. Damals war ich ein kleiner Junge. Icyo gihe nari umwana muto. Icyo gihe. Damals war ich ein kleiner Junge. Icyo gihe nari agasore gato. Heute kocht mein Mann. Heute kocht mein Mann. Uyu munsi umugabo wanjye ni uteka. Heute kocht mein Mann. Uyu munsi umugabo wanjye ni uteka. Ich muss jetzt gehen. Ngomba kugenda aka kanya. Jetzt muss ich gehen. Ibi ni kimwe nibyo nakwerekaga ahangaha. Ushobora gutangiza ruhamwa bisanzwe. Ich muss jetzt gehen. Ni ukuvuga ngo adverbien ikajya inyuma y'inshinga ako kanya. Hakabanza njyewe cyangwa ruhamwa, hagakurikiraho inshinga, hagahita hakurikiraho adverbien. Ariko mu gihe wabanje adverbien hahita hakurikiraho inshinga. Ni ukuvuga mu yandi magambo adverbien bisimburana na ruhamwa. Mu gihe habanje adverbien, ruhamwa ihita ijya mu mwanya wa adverbien. Hanyuma mu gihe habanje
ruhamwa adverbien itijya mu mwanya wayo aho ruhamwa yari kujya. Yego, ich muss jetzt gehen ni kimwe no kuvuga jetzt muss ich gehen. Muri kubona ko iyi ich yasisimburana na jetzt, muri kubibona aha ngaha. Sie telefoniert gerade, sie telefoniert gerade, ari guhamagara aka kanya, ari kuri telefone. Ich bin sofort eingeschlafen, nahise nsinzira ako kanya, immediately nahise nsinzira ako kanya. Heutzutage ist es sehr warm, heutzutage ist es sehr warm. No kuvuga ngo muri iyi minsi harashyushye, muri iyi minsi harashyushye. Sie muss morgen verreisen, ejo azakora urugendo. Sie muss morgen verreisen, ejo azakora urugendo. Verreisen ni to travel n'ubundi ni kimwe na reisen. Yego, sie bekommt bald ein Baby, sie bekommt bald ein Baby. Iyi ni interuro bakoresha ku muntu utwite. Vubaha arakira umwana cyangwa se arabona umwana. Mu yandi magambo, vubaha arabyara. Sie bekommt bald ein Baby, arabona umwana vuba aha. Soll ich dich später anrufen? Nshobora kuza kuguhamagara nyuma. Soll ich dich später anrufen? Nshobora kuza kuguhamagara nyuma. Yego, izi zose ni icyo twita Zeitadverbien. Yego, die Reihenfolge, cyangwa icyo twita sequence. Die Reihenfolge, mu gihe urimo uvuga ibintu bikurikirana mu buryo bukurikirana. Yego, ushobora kuvuga vorher, mbere, hanyuma ugahita ukurikizaho dann, nyuma. Ni ukuvuga ngo ugenda ubikurikiranya. Vorher, mbere, dann, hakurikiraho iki? Zuerst, foremost cyangwa mbere, byose mu Kinyarwanda tuvuga mbere. Danach, nyuma y'ibyo, after that. Danach cyangwa se später. Aya ni amagambo n'umuri umuntu akoresha arimo avuga ibintu, arimo gutera story cyangwa ari kubara inkuru. Kavuga ati mbere nakoze iki, nyuma yaho nkora iki. Mbere nakoze iki, nyuma yaho nkora iki. Vorher, danach cyangwa vorher, dann cyangwa se vorher, später. Ni ukuvuga ngo ni amagambo agenda yunga ibintu urimo uvuga uburyo byagiye bikurikirana. Yego, reba hano urugero. Warum hast du das nicht vorher gesagt? Kuki utavuze ibyo bintu mbere? Warum hast du das nicht vorher gesagt? Iyi das ihagarariye ibyo bintu urimo uramubwira. Yego, kuki utavuze ibyo bintu mbere? Zuerst sollst du lesen und dann übersetzen. Mbere na mbere ugomba gusoma hanyuma ukajya watranslatinga. Übersetzen no gutranslatinga cyangwa se gushaka ubusobanuro bw'amagambo mu rundi rurimi. Hano bari kutubwira ngo zuerst, mbere na mbere, sollst du lesen, ugomba kubanza gusoma cyangwa ukwiye kubanza gusoma, und dann, nyuma yaho ukajya wabona gushaka ubusobanuro bw'ayo magambo, ukajya wabona gukora translation. Yego, danach gehen wir einkaufen und später essen wir Eis. Yego, ahangaha ni igihe urimo urabara nk'inkuru. Nyuma yaho tugiye guhaha, nyuma yaho tugiye guhaha, hanyuma yo guhaha turarya ice cream. Yego, ni ukuvuga ngo aya ni amagambo nyine agenda yerekana uburyo ibikorwa biri bugende bikurikirana cyangwa uburyo byagiye bikurikirana bitewe n'uburyo uri kubivugamo, nimba ari
ibiri buze kuba cyangwa se nimba ari ibintu byabaye ushize byose ni wowe ubigena. Zeitadverbien ariko mu gihe isubiza ikibazo cya wie lange. Yego twabibonye. Zeitadverbien beantworten 3 Fragen. Wann, wie lang na wie oft. Rero tugeze kuri wie lang. Igihe kingana gute? Yego, igihe kingana gute wie lang? Anga dufite urugero. Mir gefiel schon immer ihr strahlendes Lächeln. Mir gefiel schon immer ihr strahlendes Lächeln. Yego, ni ukuvuga ngo inseko ye yaranshimishaga buri gihe. Inseko ye yaranshimishaga buri gihe. Ni ukuvuga ngo gefiel ni pretertum cyangwa simple past ya gefallen gushimisha, to please. Yego, ni simple past ya to please cyangwa ya gefallen niyo twita gefiel. Yego, mir gefiel schon immer ihr strahlendes Lächeln. Yego, inseko yiwe yaranshimishaga buri gihe. Yego, wie lange, buri gihe yaranshimishaga. Yego, ahandi. Ich habe lange darauf gewartet, meine Tochter wieder zu sehen. Uri kubona ngaha lange. Ich habe lange darauf gewartet, meine Tochter wieder zu sehen. Nategereje igihe kinini kongera kubona umukobwa wanjye. Nategereje igihe kinini kongera kubona umukobwa wanjye. Lange, muri kumva ko ni igihe kinini. Yego, none tugere kuri wie oft, inshuro zingahe. Wie oft, inshuro zingahe cyangwa se kangahe. Aha ngaha dufite amagambo dukoresha iyo ikintu kiba buri gihe. Ukuvuga ima buri gihe. Hanyuma fast ima, hafi buri gihe. Ntabwo ari buri gihe ariko ni hafi buri gihe. Fast ima. Tukagira meistens akenshi. Nicyo bishatse kuvuga. Meistens akenshi. Oft cyangwa se häufig. Ni rimwe na rimwe. Yego, ni rimwe na rimwe. Oft, häufig ni rimwe na rimwe. Manchmal nabyo ni rimwe na rimwe cyangwa se ab und zu. Manchmal cyangwa ab und zu ni rimwe na rimwe, ariko oft yo ibigaragaza ko biba inshuro nyinshi ugereranyije na manchmal. Yego, biba inshuro nyinshi ugereranyije na manchmal. Hanyuma selten ni gake gashoboka. Gake gashoboka. Hanyuma fast ni ukuvuga hafi ya ntabyo, ni nkaho ntabiba. Fast ni hafi ya ntabyo. Hanyuma tukaza kuri ni ntabyo. Never, ntabyo. Yego, hano dufite ingero. Kommt immer zu spät, buri gihe aza akererewe cyangwa se atinze. Yego, 23 Uhr bin ich meistens schon im Bett. Akenshi saa 5 z'ijoro mba ndi mu buriri. Akenshi saa 5 z'ijoro mba ndi mu buriri. Hat uns oft besucht. Hat uns oft besucht. Yakundaga kudusura kenshi. Yego, yakundaga kudusura kenshi. Yego, macht manchmal viele Fehler. Akora amakosa menshi rimwe na rimwe, cyangwa se rimwe na rimwe akora amakosa menshi. Macht manchmal viele Fehler. Akora amakosa menshi rimwe na rimwe. Ich liebe meine Arbeit, aber ab und zu brauche ich eine Pause. Ni ukuvuga ngo nkunda akazi kanjye, ariko rimwe na rimwe nkenera
akaruhuko cyangwa se kuruhuka. Sie kommt sehr selten aus dem Haus. Ntabwo akunda gusohoka, ni ukuvuga ngo asohoka gake gashoboka, ava mu nzu gake gashoboka. Sie kommt sehr selten aus dem Haus. Asohoka hanze gake gashoboka, selten. Ich habe ihn nie gesehen. Sinigeze mubona. Ich habe ihn nie gesehen. Sinigeze mubona. Yego, sinigeze mubona. Ndabashimiye cyane. Ni ukuvuga ngo izi zose nicyo twita Zeitadverbien. Zeitadverbien. Kanda subscribe nimba wabikunze, hanyuma usangize inshuti zawe izi video. Kandi niba hari icyifuzo, ikibazo cyangwa igitekerezo waba ufite, ujye ubyandika hasi muri comment kugira ngo twige Ikidage kandi twese tucyumva mu rurimi rwacu dukunda rw'Ikinyarwanda. Tschüss, auf Wiedersehen.